Serega tujye mu yandi makuru atandukanye tujye mu ikipe ya Manchester United ariko hari amakuru yavugaga ko habaye impande ebyiri mu gufata icyemezo ku mutoza witwa Ruben Amorim uruhande rwa Family Graza n'uruhande rwa Sir Jimmy Ratcliffe uruhande rwa Muzehe rukavuga tutigiyewe umutoza muhaye igihe uruhande rwa Family Graza rugafata umwanzuro wo gutandukana nawe dukurikije uko rezilita zimeze. Byari byavuzwe ko bishoboka cyane ko yasezererwa aramutse atsinzwe n'ikipe ya Sunderland umutoza Ruben Amorim. Icyabaye rero ku munsi w'ejo nuko ubuyobozi bwagiranye inama n'abakinnyi bahari bari kwitoza kuri Carrington. Bamwe mu bakinnyi bahari bwashakaga kumenya umwuka ki uri mu bakinnyi ndetse no mu rwambaro rw'ikipe ya Manchester United ariko no kuza kubasha kumenya niba abakinnyi bumva umutoza bari kumwe nawe nta kumubeshya ari abagabo koko biteguye kurwanirira intambara umutoza ko umutoza we wenyine hari igihe waba utawihagije udafite izo ngabo zikurwanirira intambara nibyo ibyo rero ni iyo nama yarabaye kandi ngo abakinnyi bose bagaragaje ko bari kumwe n'umutoza 100%. Ababa bari muri iyo nama nyuma ya match ya Sunderland nibwo umusore twemeze Mount yari atsinze n'igitego muri uwo mukino ari kuganira n'itangazamakuru yaravuze ati nibyo umutoza yavuze ibyo avuga nibyo ko rimwe na rimwe dushobora gukora focus kubera media atari kurege umubwire ko twese turi nyuma ya Gafra abakinnyi twese turi nyuma y'umutumba abongiza ko nakoresha ijambo ababoss umuntu bamwita ngo ba Gafra rwose Gafra gaba yabaye Gafra ati twese turi nyuma ya Gafra ubundi hari abarikoresha nyine nk'umuntu ushinzwe abandi bantu benshi baraho ngaho cyane ari amaterime rero y'abakinnyi nibo bayadevelopa cyane kubera ko nyine bari boss ariko rya jambo rimaze imyaka myinshi mu Bwongereza kuko mwaka wa 2000 Ferguson bakoze inkuru ngo Gafra wa Manchester United yabwiye nyine abakinnyi yavuze ko nta mukinnyi ashaka muri media nyine ni ijambo risanzwe ariko riba developed cyane mu bakinnyi kubera ko ariyo group bayegeranye ivuga cyane n'ibintu byo bisohoka byoroshye. Mason Mount yavugaga yuko ngo abakinnyi bose bari inyuma ya boss wabo kandi ko ngo bari mu bihe bibarabiza ariko bagomba gukoreramo kugira ngo babivemo. Inama yejo rero buriya ngo ikintu cyambere bana bashaka no gutekereza cyane ngo yari inama y'abakinnyi ariko Ben bashanga kugira ngo umve ikintu kiva muri kapiteni Bruno Fernandes kuko ngo babonaga ko ibinyamakuru birandika bimwe ibindi bakavuga ko nanone ngo nabatashe ari mu bantu banenga imikinire y'umutoza akanamufacinga akabimubwira buryo bategerezaga ko ngo umwuka ushobora kuba mubi hagati ya Ruben Amorim na kapiteni ariko Bruno Fernandes yabwiye ko nta kibazo kandi ngo nawe yiteguye gufasha equipe. Harimo n'ikindi kintu kinakomeye cyane abanyarwanda ne bayibonye karabagira ati ihe babiri ntikobwa kwe mugize Imana igatinda muri urwo rugo wenda n'igihe wenda habyarira n'amata kaboneka mu rugo ariko ubu nihagira ibyago nyine ubwo mwese mubihomberamo. Ubu ngubu ni ikibazo gikomeye kwa United kuba ba nyiri equipe batumvikana no bayiragije bo bifuza ko yakaba yatandukana equipe umusaruro ukomeje kwanga ariko undi akavuga ati turamuhereza umwaka w'imikino kandi tumushyigikire wose awusoze awugeze ku mpera yawo. Kuri United ubwayo bishobora kuba umwanzuro nakwita uremereye kuri Sir Jimmy Ratcliffe yaba arimo gufata n'abafatanyije kano kazi ko kuyobora United mu bigendanye na sport uyu munsi bishingiye ku bintu bibiri. Hari icyambere koko cyo kuvangurika twizere uyu muntu ibintu bye bizageraho ngaho byemere wenda turateganya no kuzamwongera imbaraga wenda umwaka utaye imikino tutiteye kwinguza zarangira nabo bakafata umwaka bashobora kuba bagira bate baheba mu buryo bwa project wenda zigiye kirekire tujya tubona hari abantu bimera bakagira ibintu bimwe na bimwe basenye n'ibyo birengagiza byose ariko wenda bo gutegura project iremereye mu minsi iza. Ikindi kikaba ari uko nabari abantu baranzwe no guhuzagurika mu minsi yabo ya mbere binje muri Manchester mu byemezo bagiye bafata birimo kongera Ten Hag amasezerano uvuga cyo mwirukana birimo gutandukana abayobozi bimwe na bari babaye appointed nk'uyu Ashworth harimo imyanzuro bagiye bafite kwanda ko nyine hemo kwinyuramo ku myanzuro bakaba bati kuri no ncuro ntago twakongera ifata icyemezo cyo kuba twatandukana n'umuntu
twari dusimbuje undi nawe twari twibeshye twamusezerano atarayakwiriye nkayibona muri ubwo buryo ku ikipe ya Manchester City ba nyirayo aba famille Glazer nabo twe dusanga tumenyereye ko ntibatinzamo niba uje bakora umwaka umwe bakora ntibishimiye abafana bavuze waragendaga ingiro zaba nyinshi cyane hari abagendaga ubona ko barakwina chance wenda ariko ukabona baragiye bo ku bwabo ni nayo mpamvu nekereza ko igitekerezo cyo kumwirukana kinihuta ariko none dugatse ku cyo umutoza warimo arakora kugira ngo wenda n'abamuryamye cyangwa se n'abamushyigikiye igitutu kigabanuke uyu munsi tuvugishije kuri wakumva ko aba famille Glazer ishaka kwirukana uyu mugabo yaba ifite ibintu ishingiyeho hari uburyo zitabaye nziza uduhigo tubi twose yaraduciye ariko United turebye ibibazo byose yamaranye igihe kirekire ntabwo nekereza ko gukemuka byakemuka n'ubundi kuko umutoza wenda mwirukanye kuko bagiye banywa umuti kenshi ariko ntacyo babamariye yego uburwayi bwakomeje kuba bwa bundi ku ijambo rya Sir Jim Ratcliffe njye ntegereje kuza kureba icyo nakwita nk'ubwunganizi bukwiye buri buze guhabwa uyu mugabo ariko nakaza kwerekana uburyo buze kuza gufasha equipe ye twabonye umukino mwiza kiye ku munsi wo ku gatandatu biriya bintu bikomeje nekereza ko n'ubundi mu mupira w'amaguru nta kindi kintu abafana abayobozi bapfa n'umutoza cyangwa se bapfana ni ibyishimo ni rezilita akomeje kurakunda kinga na Sunderland nekereza ko byaba ari ingenzi cyane byanakomeza gushyigikirwa ariko noneho nawe afite uburyo bwo kwifasha navuga ko mu mikino yatambutse umugabo we ntabwo yifashije cyane nubwo Sir Jim Ratcliffe ufite uruhare muri equipe ku rungana 25 cyane cyane mu byendanye na siporo yamushyigikira kajana bikomeje nkuko byari bimeze mbere y'umukino wa Sunderland n'abafana sinzi ko byazashoboka twagiye tubona abafana kenshi ba United bo ubwawe wifatira ibyemezo bagatega no famille Glazer bakaba ati turashaka ko umutoza mu mwirukana turashaka ko mudusuza ikipe yacu ibi byapa na Sir Jim Ratcliffe nawe muzaniye 2 3 4 nawe ashobora gufata umwanzuro utandukanye nawe ayamo gufata uyu munsi nekereza ko ikizaba cyose kizashingirwaho sinekereza ko umwaka w'imikino uyu mugabo Amorim yawumara arimo kugira resultat zimeze nk'izo gize mbere y'umukino wa Sunderland bihora byisemo match mwitsinda ugakurikiza indi ukayitsindwa ejo ukanganya match mbese buri gihe hacamo match 3 watsinzwe ugatsinda ya 4 nekeza ko byari ibintu bibi cyane ubwe kwifasha bizatuma nushaka kumufasha ariyo Sir Jim Ratcliffe uvuga ko atamwirukana bizagira impamvu nzima yo kumvikana ikintu cyo kwirukana umugabo witwa Ruben Amorim mu kibuga ibiri mu kibuga yakabaye kuba yaragiye kuri Manchester United ariko kuhaguma bishingiye cyane ku byo bagomba gutanga no kuba bamufata ari nayo mpamvu ntekereza ko hanabayeho na involvement yo kumva uruhare rw'abakinnyi yego ese uyu mugabo tumuhe trust tumuhe icyo cyizere mwebwe nk'abakinnyi muri tayari ko mwahindura ibintu bigasubira ku murongo byibure equipe igasunika mu muriho equipe ishobora kujya muri meforume igatsindwa ariko ni umutoza mwumvikana kuko no mu mazina y'aba senior players baganirije iryagiye hanze ni capitaine gusa Bruno Fernandes na cyane ko niba ari ikibazo cy'imikinire uwagizweho ingaruka nawe n'imikinire ni Bruno Fernandes n'ubundi ngo n'ubuyobozi bwashaka kugira ngo umve icyo muvamo kuko ngo n'umuntu watinyukaga gukritika ibintu nyine mutoza abakinisha arega niyo atana kritika ngo avuge body language ye n'ubundi ntavuga gutya we amufacinga mu nyitozo akamubwira ariko muri media n'ahandi hose agaragaza ibimenyetso n'ubundi abakinnyi ari uburyo bagerageza niyo haba harimo ako kabazo bakazanamo n'uburyarya nyine bagashaka kujya berekane ko nta kibazo ko baba bizi ko icyo bazashingiraho cyane ari resultat baba bakava bati umutoza tumuriho ntacyo bitwaye wenda bakazakorera iyo internal meeting bakaba bamusobanurira bamubwiza ukuri abayobozi ariko muri ibyo biganiro byabayeho kuva ku bayobozi bakuru uruhande rwa Ratcliffe n'uruhande rwa Glazers baganira bavuga ati equipe ahantu igiye ni ahantu habi abandi nabo bakavuga bati aya makosa yabayeho reka turebe uko twayakosora hakaba ibyo biganiro hakaza no kujyamo iyo involvement y'abakinnyi haje kwikubitamo ikintu gikomeye cyane cyazamuwe n'umugabo witwa Roger Bell ni ushinzwe finance ni ushinzwe umutungo ni bijyanye no guhemba bya agafaranga bya Manchester United arabati harimo ikintu kimwe hano mugomba gusobanura cyane cyane ku ruhande rwa Ratcliffe niba umutoza agomba kwirukanwa cyangwa se umusaruro isi yose irabibona ko yagakwiye kuba yaragiye ugendeye kuri resultat ariko se yazamuye ikibazo gituma uruhande rwose rutuza uyu mutoza yasimbuye umutoza wahawe miliyoni 14 yirukanwe witwa Eric Ten Hag
urimo urumva yego amaze kwirukanwa ekipe yakoresheje miliyoni 11 kugira ngo irekirite yinjize Ruben Amorim na staff ye ko yari agifite amasezerano na kuko yari agifite Sporting amasezerano na Mu mwaka Sporting hagati. mu mwaka hagati nabo bazananye bakoresheje miliyoni 11 wazongera kuri za zindi 14 bahaye 10 ihagaze ka miliyoni 25 none bakavuga ngo muri kontra ya Ruben Amorim kugira ngo bamwirukane none mbere y'ukwezi kwa 11 wazamuhereza miliyoni 12 37 zigahita ziba miliyoni 37 ekipe itanze mu mezi 10 ku batoza gusa harimo ba Patrick Drogo bangahe ku batoza gusa ubaguze uyu mu giciro mugabo ni batatu uyu mugabo Roger ahubwo ngo harimo ba Jane Haven 37 yego uyu mugabo Roger Bell aravuga ati ni amakosa yabayeho yego mu kwirukanwa twakoze amakosa yo kwirukana umutoza twongereye amasezerano nyuma y'amezi 3 atwara izo miliyoni 14 bamuhaye muri compensation uyu muntu yaraje arabatuga abashyirishamo amakontra yuko mudashobora kumwirukana umwaka udashize kutuga ariko nawe ukoresheje ijambo urumva gutuguza ko umuntu guhera umwuka yego cyane yagusinyisha umuntu aragufatira nimushaka ni kungo reka buriya nungane Deusi kimwe mu byatumye kontra ya Ruben Amorim ayidadira atugarika ayituga agatuga ababosi kontra kayidadira neza nuko n'ubuyobozi bwa Manchester bwagiye kumwaprocinga yifitiye akazi ndetse bunishyura contract yari afite muri nuza muri wanaze vuba ahubwo niba kwicyo gihe wanaze vuba we yije no kuvuga ati mwaretse nkazaza umwaka utaha ariko nyine kubera ko yabonaga bamushaka cyane agushakira abanyamategeko b'abahanga maze ubundi kontra barayihambira koko barayitugarika uhambirana ari kuryumva ariko gutuga Deus arayidadira yego komeza Deus arabwira ati rwose bijyanye n'amakompensation n'abari mu makontra ariko umwaka utarasha ntibizakunda ubwo muzamiza 12 n'ubundi zirimo muri compensation kuri equipe yaza kuntwaranga bibaho ngaho kiba kibazo kinini Benjamin cyane kuri kavuki kinini ku buryo urumva hazagamo kwaguzagurika dizo yigeze avuga mu bijyanye n'abahavuye uko bahavuye umuntu mwari mufite amahirwe yuko mushobora kumusezera mukamuizo miliyoni 6 akagenda mumwongereye amasezerano n'indi myaka 2 nyuma y'amezi 3 akukanye 14 arazitwaye uwo muzanye atanzwe miliyoni 11 na staff ye none ushaka buryo mugira noneho mwongere zikaba miliyoni 37 zitanzwe ku batoza gusa mu mezi 10 benja yego none se niba ari umutoza mubona mwari mufite icyizere mujya murwana nawe mukaba mufite projet yo kuzatwara ngo Premier League 2028 kuri anniversaire y'imyaka 140 mukinde mubaza abakinnyi yabagizeho uruhare yaba mu mikinire hari abo yinjijemo mugende mubaza abakinnyi ese bo barabyumva gute bamaze kurekura umuntu dushaka ko tumushyira ekipe yemera ihombize miliyoni 37 zihawe abatoza mu mezi 10 cyangwa birashoboka ko mu bakinnyi mu biganiro byava hagati ya bamwe mu buyobozi buyobowe na Omar Barada bagirana n'abakinnyi byashoboka ko byibura abakinnyi hari icyo bashobora kuba babonamo nk'icyizere ku mutoza wabo Ruben Amorim hanyuma bakaba bamurekera izo chance yo kugira ngo club ihombize miliyoni 37 mu mezi 10 bajya mu bakinnyi na kimwe nuko binashoboka ko nyine urumva haba harimo iyo mibare ishobora gutuma wirengagiza resultat turi kubona cyangwa se n'ububi bw'umutoza kubera iyo mibare y'amafaranga ukagendera kuri icyo cyizere abakinnyi baguhaye ariko n'ubundi bidavuze ko bikemuye ikibazo gishobora kudakemuka bikemuye ikibazo dore point anire ubundi ukuri ko umutoza yarakuvuze nyuma ya match ya Grimsby yaravuze ngo noneho nyuma y'ibyari bisanzwe ubu nibwo bambwiye urumva ubu nibwo bambwiye rwose ubutumwa bwabo ndabubonye ikipe yari imwe mu kibuga itsinze abakinnyi beza bigaragara ko
mu byo abona mu byo agana no mu kiganiro ejo bundi yakoze nawe ni Hargreaves yavuze ukuntu ngo nyine ngo abashaka abantu ngo bari crazy ngo bameze nka Mateus Kunya ngo bavuga ibintu uko babibona ngo apana abantu bamuryane nawe yarabivuze nawe ino byivugirika nawe wabivuze nyine mu kiganiro nawe ni Hargreaves ngo nkunda ko Mateus Kunya ngo ataryarya ngo ntabwo kuko ibintu bibona uko bikubwira ariko mu kibuga aramuryarya ni rwo rwego ntabwo amuryarya mu hibyo urumva ukabona nyine nyuma y'iriya match harimo utuntu bijyanye n'uko ekipe yandagaye bijyanye n'uburyo ekipe itsinzwe akavuga ati noneho bya bintu najyaga numva mu marido inyuma abantu murabinyererana mungarikishije kuri Griezmann murangarikishije ku gakipe gato koko abantu mu bintu by'ibiri bagira na Griezmann iracyarimo ariko yari izahangayikije n'ubundi urumva vuba ntekereza ko ariyo mpamvu bavuze bati reka wamugani inama ibe tujya kureba twumve icyo abakinnyi babivugaho koko ni inama niba tubera abanyakuri bakatubwiza ukuri turahakura aba bose bari bahari kugera kuri Wilcox ariko bose bari bahari ariko nk'abayobozi aricyo nyine twatangiye tunavuga gusa ngo hari umugabo ureba abakinnyi badakunda ukuntu avuga uba muri Ineos uyu mugabo witwa Sadeve Brest ntabwo abakinnyi bakunda nyine ukuntu avuga ntabembereza se arahuranya n'umuntu w'umukire berari ufite amatitire aba mu Bwongereza nkoraza akabaza ni ngo bagura ati mwebwe muri bazima mwebwe nta kibazo mufite ikipe iyi brand muri umwe murayizi bakuru muri ko baza ngo gutsinde bakurusha iki ngo abakinnyi ba Manchester United nyine ngo kimwe mu rya mbere ngo banasaba Ineos ngo kabisa ngo ntago yajyaze kungo ngo ari arrogant cyane abagera hejuru Todi yamanutse mu Rwanda rurabwira abakinnyi ba Chelsea ati ibi byo mutwara n'imiryango yanyu murabizi mwahiza mugatsindwa ati twebwe icyo dusigarana ni iki twese dusigaranye mu mara gutsindwa yari match yagiye mu Rwanda icyo gihe ariko nibwo bwa nyuma ariko igihe cya Pochettino ya Pochettino namubwira ati ibi ni bibiri jya umamagara muri office aho nkande ariko ntukaze kunkangira abakinnyi ndugari kari yamuru kajya kapu kabwira amafaranga ati nta kintu gizwemo niba ari umubosi wavugishije ukuri kw'isi ariko ibintu bya Todi nyamara bitangiye kujya ku murongo umukire wa Chelsea yavugishije ati kweri nawe nuko Bernard yamusabye guhunga muratinyuwe dore umugabo uyu nguyu uruhara wa marinette wambaye marinette wambaye w'imbere hano ntabwo ari umugarazero uyu ni Sabede uyu ni Sabede yinjiranye na Ratke niwe Night California wa Neos niwe bafite Neos ubundi ugira ngo niba ari kurebana na Bayindira mubwire gute tuvugishije uri abantu uri hagati yawe niwe Wilcox uri hagati y'aba boss babiri uyu mugabo rwose ngo nagaba uyu nguyu imbere nyine wa marinette ureba ngo nagabakiri uyu ni Bla yaragiye ariko Bla yaragiye yatsuye muri mishinga nawe ya Manchester bivuyemo uyu ni Bla uyu ni Jean Claude Bla ariko urana Wilcox kuri United tutabeshye iki hari igihe ushobora kuza kunsanga ukambaza nk'ibintu nkabanza igisubizo ukeneye akora ngo uhereze sibyo bitewe na situation turimo ukaza ukambaza ikintu ku mutima wanjye atari ko nkifata akubwira nti bose ibintu mbajije uko nguko bimbwiye rwose niko bimeze nta kindi kibazo gihari kugira ngo buke kuko uyu munsi ejo se byasaba ngo buke ubwo nanjye mba nabyikuye nzi ko ari bizazwe neza ku Gicumbi Theo yaravuze atari ko hari igihe bucya bukongera icyo nshatse kuvuga aho ngaho ntago umbwira ku mikinire twabonye njye ndimo ndavuga iyo nabonye imbere wenda ya Sandra ko Sandra amanota yabonetse ntacyo gukritika gihari clean sheet 3 byose byameze neza perfect ariko mbere y'ira mikino nta kuntu umbwira ngo abakinnyi bari kumwe nawe bitwara nka buriya buryo urugero nta kuntu umbwira ngo match ya Brentford nambwe mu mukinnyi ari kumwe nawe match ya Griezmann nambwe mu mukinnyi ari kumwe nawe niba ari kureba ari kumwe nawe muzanabana mu cyiciro cya kabiri batakwirukana wowe to be honest urebye arega abantu bakinnyi si benshi bahindutsemo urebye abari bari kumwe umutoza meho kubona ko bari kumwe nawe byanyabyo ni umusigire nubwo ari imikino mikeya uyu Van der Sar ubonaga nyine ko umukinnyi wo kwitanga nta n'ibintu byinshi by'ubwenge umutoza akizemo mu gupanga ekipe ukara ko umukinnyi imbaraga ze zose yazikoresheje mu kibuga ariko kuri uyu mugabo abakinnyi ntekereza ko bakoze statement yo kwerekana ko nyine ibibazo bihari si n'ibyabo reka bakore n'umutoza bari kumwe nawe ariko mu bikorwa urakemanga ukuri kw'ibyo abakinnyi bavuze kuko nta mwanya uri kumwe n'umukinnyi Bruno Fernandes yamukrititse match ebyiri muri uyu mwaka yakrititse uburyo bw'imikinire nta muntu ubona atakrititse ko nawe nawe aramukrititse niba arabuna wo kritika sibyo abanyapolitikare buriya bintu by'uburyarya nyine bwanuza reba uretse ko amakipe atandukanye Bruno zamena umuceri uretse ko amakipe atandukanye Bruno we nanga none yafunze isura ngiye ndibuka aho kugira gufunga isura ko nibyo bisa nabi barimo baranavuga Bruno Fernandes kureza uko yanavuga akagaruka kisekera barimo baravuga ko ari umukinnyi no muri sama
bakongera bakariziyuminga bya biganiro akaba yajya muri Arabia Saudite oya pe ubu ngubu uwitwa Bruno Fernandes dukurikije ukuntu bimeze uyu munsi twavuga ko United yahombye icyo ashaka kuvuga Deo tubwizanyije ukuri tubwizanyije ukuri mu bigaragara harimo akajambo abakinnyi bakubwira iki Nta kindi kintu bakubwira. bakoresha ngo kito ngo ni internal unrest Fwa. ku bakinnyi Fwa. n'ubundi n'ubwo bwose nyine ngo buri inama yose ngo uyu mugabo amaze gukora inama zigera muri enye n'ubuyobozi bwe ariko ngo izo nama zose Ben zigaruka ku kintu abazwa ngo birangira n'undi ngingo yebeje ko ntajya yisubiza y'uburyo dushaka kuzahindura imikinire ye kubera iki Ukina biriya ibyo nta yindi busi ufite ejo bundi rero nibwo yagisubije neza ariko ntiyagisubije ubuyobozi yagisubije media ati igihe ikibazo si uburyo dukina uburyo ntabwo ari cyo ntabwo sisiteme dukinamo ari cyo kibazo yaba abakinnyi bakoraga ibyo bafite byose ngo yaba abakinnyi mu ijambo rimwe nawe afite ukuntu ashinja abakinnyi ko batamubanira ngo nimba abakinnyi bakoraga ibyo bafite byose kuko ngira sisiteme ngo icyambere nuko bagomba guhuza bagira ngo ubumwe ngo bwumvane sinzi ibiki byose abisobanura mu bintu byose wumva ariko birangira n'ubundi mu nama yose ajyana n'ubuyobozi bwe birangira cya kibazo kibajijwe reka dufate igitekerezo cy'umugabo witwa Jimmy Floyd Hasselbank rutayizamu w'ikipe y'igihugu y'Ubuholande akaba yarabaye rutayizamu ikipe ya Chelsea mu Bwongereza ndetse n'ikipe yitwa Middlesbrough buriya yigeze no kuba Dezomer Biteri we na Thierry yari banganya amurusha assist umwaka wa 2002 aganira na Sky Sports nahuranye ari kubyongerera yavuze ngo kuvugisha ukuri yavuze ngo Ruben Amorim yari yindirije azugetere umwaka ushize akwiriye guhabwa igihe ngereranyije nuko Mikel Arteta ndetse na Jurgen Klopp batangiye ibintu byabo muri Liverpool no muri Arsenal atari ko uyu mutoza akeneye kuba the Man United head coach has to be flexible ikintu cya flexible nicyo cyonyine iyo ngingo asoreje witwa Sarbe se wenyine abantu bose barangira bavuga uvuze kuri Ruben Amorim birangira avuze ikintu cyitwa flexibility ni ikintu gikenerwa mu kazi akazi kose waba ukora nta flexibility kereka ari akazi ukora nkayo wenyine tuzakenera abakiriya utuzakenera abawakimenti icyo gihe flexibility ushobora kuyihorera ubwo waba ukora iki duhe nk'urugero ni ukurota nibyo bidakenera flexibility waze kurota no gukora nta kazi nako Benja buriya nta kindi kintu wakora nta flexibility ntabwo bikunda rwose ntabwo ari we wenyine ukina iyi formation none ngo uvuge ngo yaciye igikuba hari n'abandi bayikina niyo Palace tuvuga imaze iminsi iri muri forume n'ibyikina kandi ko barahinduye ko Grasner yayikuye muri 4-2-3 ya Roy Hodgson ariko ikibazo gihari cyane gikomeye ari nacyo na Owen Hargreaves yamubaje ati si we wa mbere uri guyizanye twayitwaranye Champions League 2001 batsinda Valence ari muri Bayern yego ati twayitwaranye Champions League ariko twe twarabyumvaga wowe kuki batabyumva